we yahasesekaye rwose arakoze mugaragu ubusesenguzi bwe tumubaze rero niba ari abakinnyi bakiriritse batsinze niba bimeze bite. Ibitangazamakuru birahari, ndayibona Inyarwanda, ndayibona Isibo, ndazibona za SKFM, za BNB, za ibinyamakuru byinshi birahari. Wasiri bimeze bite? Bimeze neza. Je suis très bien apparemment. Je suis très bien. Icyo ni igifaransa wigishijwe na Bruno Ferry. Ntago wakakira umutoza mwiza kuri yawe udafite ubushobozi bwo kuzamubaza. Niba kuri bakeya zabaza abandi dukora akazi kamwe nyine urebe ko ari ubaganira mu Bruno Ferry. Muvugizi wiyamina mu gifaransa. Muzabatungure nta kibazo mubaze bonjour gusa. Niba gusubiza nzaba nsinze. Wasiri utsinze rero ikipe ya Gorira, twavuga ko waje abafana bari baje muri uyu mukino bababwira bati nta kipe ihari. Wowe urabyemeza hari ikipe? Duhera umuvugizi w'ikipe nekereza ko mushaka kuba mwaramwumvishe nabi. Ariko ibyo yavugaga ntekereza mutarabisobanukiwe. Ahubwo yavugaga ko aba bantu Rayon Sport ifite ntago ari abakinnyi b'umupira ahubwo ni aba expert b'umupira. Oya. Hanyuma se akongeraho baciriritse. Aba ni aba expert b'umupira. Ibindi byose simbiza ariko kuko narakumvishe ko ndibuka ko twe twabiganiriye ndimo ndamubwira nti yarari kumbaza Wasiri 11 n'abazungu byavuye. Ndamusobanurira. Avanamo ijambo rimwe rero rivuga ngo ntago ari abakinnyi b'umupira koko nk'uko wabivuze ahubwo ni aba expert b'umupira. Bari abantu rero bafite amashuri menshi kubera ko abayumva ko abantu bose bari kuri level imwe y'imyigire, abantu bose bari kuri level imwe kuri yindi yo hejuru nyine. Abayumva ko agomba kuvuga nyine ikintu kimwe abantu bakeka mu kintu. Yavugaga aba expert b'umupira. Rayon Sport rero 11 mwabonye mu kibuga ni aba expert b'umupira. Bamubonye Tony kuna bagenda aragucenga akagusebya akakwigisha. Afata umwanya akakwigisha. Ibintu bimeze neza. Kandi ubwo Bruno yari yicariye muri stade. Ariko se Wasiri ngiye kintu ngiye nshaka kugarukaho. Equipe yitwa Gorira ni imwe makipe yaguye amakipe agiye atandukanye hano mu Rwanda. Apere mu kino gicuti bibiri bakinye baranganyije mu makipe akomeye akuri imbere ku rutonde rwa championnat. Hanyuma Rayon Sport nava ko uyitsinze match ikomeye ariko urayitsinze yo usa nkaho urusha ayo makipe yandi. Ibanga ni irihe hahinditse iki muri Rayon? Ikintu cya mbere aba expert ikintu cya mbere bakoze iki cyumweru hagati nyuma yo guhakaza umugabo witwa Romani yakoze ikintu hari details takoragaho kubera ko Rayon Sport imaranye iminsi staff technique tuze yari maze iminsi ifite Aruna Ferus gusa nk'umutoza abandi bakurikiragaho bakame yabaga ari gutoza abazamu dufite fitness coach nawe wabaga ari gutanga nyine imbaraga kuri abo bakinnyi. Now hari n'ikibazo cy'uko niwe wenyine uri murakora ariko umuntu witwa Romami akiza yatanze imyitozo agera no kuri za details nkoya. Niba mwabibonye Rayon Sport yari maze iminsi iri kwinjizwa ibitego ku mipira iteretse ihindutse ikipe yo gutsinda ibitego ku mipira iteretse. Ahubwo kugaruka ushaka kugarukaho. That's the logic. Urahita ubyumva nyine. Aka nakazi k'umuntu witwa Romami Marcel mu gihe cy'icyumweru gusa. Nta n'icyumweru kirimo. Ça fait 4 jours. Iminsi ine Rayon Sport yatsindwaga ibitego ku mipira iteretse. Iyi sezo twe tumaze gutsinda imipira iteretse ndibuka ubwo meruka kwibara byari ibitego 7. Ariko uyu munsi nge mpindutse ikipe ubwo yatsinda ibitego by'imipira iteretse. Kufra Emery Bayiseng coup de chapeau ize match nziza. Kufra Richard ndayishimiye coup de chapeau ni igitego cyo cyambere muri championnat kuva yaza muri Rayon Sport. Ni imibare ikwereka ko aje nk'umu assistant wa Bruno Ferry ariko uyu mugabo afite touche nyina Rayon Sport cyari cyo yarayikiniye. Hejuru yo kwikinira afitemo niyo touche yuko Agarutse mu bwa gatatu nk'umutoza. Azi icyo umufana wa Rayon Sport akeneye, azi icyo umuyobozi wa Rayon Sport akeneye, azi n'umukinnyi wa Rayon Sport akeneye kugira ngo atange umusaruro. Ibyo bintu bitarabihuje mu minsi ne Rayon Sport ibonye undi musaruro. Ariko reka tugarukaho wari gutsinda igitego cya Kufura ubwo Rayon Sport yakinaga na Vipers rimba ntibeshye ya Kufura Ndikumana Sumani. Haciyemo igihe kinini wa mugani mu mipira mitereka itabonekamo. Ubu umuntu yavuga ko Rayon Sport icyo gihe cyose yaciyemo imitoreze itari ku rwego rushimishije. Bon, ntago ariko nabivuga ahubwo iyi periode umutoza umwe hari igihe navuga ko agirira amahirwe mu kumenya izo details zose z'ubuzima abandi bantu babayemo n'ibyo bagiye bakora hanyuma bikaba byamuha amasomo y'icyo ashobora gukora kuko ntekereza iyo Romami Marcel aza gufata ikipe ya Rayon Sport itaratsindwa ibitego bingana gutyo by'imipira iteretse ntago
ntabwo yari sinekereza ko byari Zamura urumuri. buze gutuma afata icyemezo cyo kuza gutoza abakinnyi gukora ibyo bintu. Agize amahirwe rero kubera ko aje hari amakosa yabaga, yagize umwanya wo kwireba. Ni nabyo byiza byo gufata umutoza usanzwe utoza muri shampiyona uza amakuru y'ikipe aje gutoza. Nicyo kintu gifashije Rayon Sports. Ariko Wasiri, kuri wowe uratangaza weekend imwe indi tukakubura. Kuri mwebwe mutanzere ko weekend itaha tuzakubona. Ni mwebwe mutantunga mikoro. I Bugesera twarakuze. Ubu ndi kuri gahunda yo gutangaza buri cyumweru. Oh yes. Ubu systeme tuzanye ngiye kuganira n'abasiyantifike ko kwiga mu rugo nicyo kintu bakoze, banyishyuriye amashuri ndiga muri Kenya nyakoresha. Abasiyantifike tuvuga iki? Hari umugabo witwa Isaac Newton yashyizeho amategeko 3 ya gravity, sibyo, ajyanye n'imbaraga muri rusange. Itegeko ryiwe rya 3 ryo tugiye kwa applyinga muri iyi minsi rivuga ngo iki? Iri ni itegeko rivuga kuri action and reaction. Aka kanya ntitse professor wa physics, ubu witwa Professor Wasiri wa physics Wasiri. Ibi bintu nta ngende umwe mu bantu bake bazajya baza kubaganiza nk'abajyana no mu bindi bintu by'ubwenge ariko professor wa physics urabihuza gute no gutangaza? Itegeko rya 3 rero riravuga ngo iki? Ni itegeko yakoze ajyanye kuri action and reaction. Iryo tegeko riravuga ngo niba ngewe ngiye gusunika iki gikuta impamvu nashobora kugisunika ngo kive ahantu kiri, imbaraga ngishizeho ni nazo mbaraga kinsubiza. Icyo kintu nacyumva, that's action and reaction. Birahurira he na Rayon na Wasiri? Birahurira he na Rayon Sports rero. Twari tumaze iminsi tugira match imwe ya action hakabura reaction, tukagira indi match dukora reaction ariko hakabura action. Ibyo biri mu bintu bigize umupira w'amaguru. Niyo mpamvu rero aho Bruno Ferri yazi tugiye kwapurika itegeko rya 3 rya Newton muri match. Uzajya uburi gorira tugutsinda igitego twishyure dukore na reaction. Ushyiremo ikindi gitego. Twakoze action kuri Emery yo gutsinda igitego. Iyi